yabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze biteka twirabonye bimeze biteka twirabere filime nagutinda nuko dutacu we narakubwiye ati byo gusobanura ababindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanzi ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa nta nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu nujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Kimomo ko mwazanye dutangiye hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu haro bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Cody uri nyuma rw'abara Cody cyaberukanganye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasa hey kurikira abashinzwe umutekano niba gukurikira bakajya babwira ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye sasa barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mbambonye imisatsi simba amenye nimba ari umwana nimba ari umugore kumbe umupolisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti yora kurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandasa wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa muginga tugomba kumubona turamubona genze bite ni Toro hari ikintu nakuye kuri Toro mfite n'umusara polisi bandi bavayo bagira ngo mvuga shaka kuvuga iki jene turi inshuti jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi Tell John. Tell John. I left something for him. Tell John ngo aricyo namusigiye. Come on, Cody. Niki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazana nahisha ikintu umubwire ko ari ikintu musigiye aramenye hagikura. Ese uyu mugabo ninde? Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuza tubwire witwa John ko ari cyo namusigiye. Hotetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigarira mugenzi we bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Simuzi yo njyana y'amafanke. Hano rurashwa abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutangiye filime yacu. Bakise the hard way n'uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. None wumva nsobanura ibigoye kuri ngiye biba byoroshye cyane ntago binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime umbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka kabari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura n'akabari. N'akabari turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikina bamwita Michael J. White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Baruman. Wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine. Wo turi gukina na hano umukino yitwa Evo ari muri
ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda ushaka kuvuga. Hey you. What's on your mind, Neff? Neff, mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Rwana urwishwa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing Negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumvaho kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops hajya kuri zo operation ziyambaye cyane Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Kigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi Rambo b'Kigali muri kumwumva stories, all the Street Fighter stories. bagiye bambwira inkuru zo kumanda ukuntu wajya gurwana kera sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo ariko urwana menyerwa rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwirema mu muco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hari ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm not much Superman of a fighter. nta nubwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe w'indwanyi wibuka umugabo dutangiranye barasa umugabo dutangiranye barasa witwa Cody niwe aravuga ati ahubwo uyu kandi niwe w'indwanyi hatari niwe urenze for good next week. And since icyumweru gitanagaruka tuzasubira nibwo uzabona karenze to hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utaye sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo sasa ari kurubwira urangiza akazi va rutaye mushiki wataza kumusakuriza. You out too late. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine's is now a fucking mooly hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira film ni opening bongeye baragafungura nyine bigize ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who owns this joint? Ninde nyiri kano kabari yaramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntago abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumenye business. For 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva amagambo. Set up in Bushwick or somewhere the fuck else. Ati ndakongura 20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga kabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakongura 20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga kabari mu bihuru wajya uyu mugabo urumva bayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo. Well, capiche? Capiche ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capiche cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi gerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo ese ko nize neza shaho nanabaye no capiche ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza.
You gentlemen have a good night. We're closed. ahubwo mugire ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? ariko izuba ari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo w'umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze ina oya bivamo. What's your name, wise guy? witwa nde munyabwenge? Pain. baramuseka How fucking appropriate. umva kumenyera mbega bano bagingi bava musetse uyu ngiye kahita avuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati njye nitwa Karori kahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. umva Pain, I don't think you fully understand. sinzi nimba uri kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. ati wenda njye ibyo ngiye kukubwira ni ibyerekeranye n'aya marangamutima ya community mba ntuyemo cyangwa se b'abantu banjye mba ntuyemo nibyo ndi kukubwira iby'amarangamutima yanjye. Great man have drank, bled, and died here. ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kukagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafitemo urwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa ya G yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana. You take the deal. niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. uyarareba buretse checkmate ndatsinze ndatsinze none You know, urabizi arafunga umukino arasuzugura va amagambo feel you on the ndi kumumva none mental thing. ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva. You see, the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we habuze gato ngo apfire mu kabari nk'aka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo ni ukuvuga ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. none ibaze nanjye umwana w'uwo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubu kabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha uti bivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papa sha ntibagirwe ntagotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntago ashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore kuko no uyu musore kumubwira ati akabara amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. You see, urabona first, cyambere you should have taken no for an answer. wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati icyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, cyakabiri you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. umva mugabo icyakabiri murana bababariye kindi nanone uriya mwishywa wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma agasalayiringa nyine arakareka agacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'G wumvisha amagambo ati mwishywa wanjye mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngo apfushe akaba G ntapfushe. And third, cyagatatu I heard that movie comment. Not cool. uburyo mwajemo ntago ari sawa. Your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing. You've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo Now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukojeje akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa orange nimba ubwo umuntu usa orange nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more.
Uyarasika. You clearly have no fucking idea of who you talking. Sasa umva umukozi. Umuyobozi ari hano, boss wa kira kigoryi. Kira kigoryi bakita cya Kabosi cyo mugatsata giye tournée. Ati Kabosi yahise abwira umugabo, ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. Sasa uyu mwirabura menya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjira yizeye. And clearly, you do not understand the degree of a fuck that I don't give. Ahubwo we kigaragara naguze dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri kuwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. Sasa Kabosi aravuga ati uwo muntu uri kubwira naguze uwo ari we. Umwirabura nawe atabwo nawe ntago uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. Gatorare. Nuko bimeze. So, Kindi I'll tell you what I'm going to do. Reka ubwire icyo ngiye gukora. Break your jaw for Ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo. Agiye kumena urwasaya. Aha jo. Ngiye kumena urwagashya. Uyu mwirabure yiyemera mu ncere. Wa mugabo undi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya. Pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. None ndangiza ngukubita umujyari ngucisha muri rikira kirahure cy'idirishya usoke hanze kuko n'ubundi kirahure narindi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. Kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie string bean. Kuba waje witwaje imbunda nakantu k'ubwenge wari wakoze. Umuseri ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah. What's that? Ile kosa nakoze woni Fabrice Mahoko. You let me get too close. Watumye ngusatira. Uramwumva mwera urano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. Buri muntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngakuraza ariko ukiri kure yakurangiza. Umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. Kujya kura imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. Barata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yembwa amvuninye itama rwasaya harya no rwasaya wa mugeri yamubwiye mucisha muri cya kirahure yavuze ngo arashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishyiko warareba umwana mushike bega ingwagasi we mugabo arakubita vayo. Michael J. White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain. Agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye buryo bamunyushe mu idirishya. Tamubona ariko. She says you run much of a fighter. None se ko ambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana. Rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi ndagira ngo mve amagambo. Umva amagambo hakorera rwarwana n'urwishwa rwe. I'm not. Ntago ndibyo. It's the violent exchange of physical blows. Ndagira ngo mve amagambo atubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi nunda muteye. Mbega amagambo yose at fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera nunda atera. Nibyo bita ngo nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyazanye umwe yakubure koko. Uyari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be here. Uncle Cody ntago ari buze kugira no Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody foto yimanitse muri aka kabari. N'umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyi nkuru mbimenyera mugezeho. Ngo Uncle Cody ntago ibyo bigenze neza. Bidatinze ari ndagi yafashwe yahaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi. Nuko dutangiye filime yacu. None ntago tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi. Niho narindi wa mugabo isaza muri Romania. Katorori. Mugabo yisaza Romania. Katorori. Nindwanyi abatuje. Mugabo ariyemera shawo. We ntago ngajya rwana. Ko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri.
gukubita gusa kandi ubwira gukubita gusa ntabwo byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo uri kumureba, uyu mugabo uri kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody. Cody ubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje akunino. Nuko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba. Aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzino. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe namwereke mindani. Umwakini Briggs mwibuke muri Expendables. Jina mindani. We've updated a few things since you were here last. Ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Mbega ntabwo aheruka kera. Dan. Komeza imbere. Things are Barry Cody. You need anything, we're here. Uzavana uryari nzavana umaze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Uze gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with us. None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya. Ashyingurwa ina. Things changed, John. Ibintu byarahindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit. Ntabwo ari unit gusa. Run all the old units, John. Ahubwo na unit zose za kera ninjye uziyoboye. Climate's changed since you retired. Ibintu byarahindutse kuva wava mu kazi. No. Hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. Ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. Sinshaka kugarura hahise. You good? Meze neza. 100. 100%. Good. So, None. can you tell me what happened? Wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye. To start. Ndahera he. Yatangiye kumuganirira. Ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. Yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igiye umuvandimwe yapfuye. Nimba ari igisambo, nimba ari umugizi wa nabi ntabwo tuzi cyari ko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa. Nuko yarashwe. His partner almost new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I could supervise them. Niyo mpamvu twe twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. Woyoboye akabari bigume gutyo ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. Hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. Dore Cody aho bamushyize muri morgue yaje kureba umuvandimwe we. Umuvandimwe yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi. Katorore kwereka bwarisha cyari muri Romania Bucharest. Azakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. Yo masaha y'ijoro ni John Payne. Nuko dutangiye filime yacu. Narakubwiye mbazanira filime z'isi muvunira ibiti mu matwi. Komeza mbibereka muvunira ibiti mu matwi. Oya nako mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura bomva na oderi yayo. Yaje akunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. Mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do
mubyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba abasani birirwa baririmba imihanda babatse igiti nyinshi babona batabivamo barabireka. Yeah. byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shawo nta bana bayizi biye minsi. Reka turori bwaraciye bukera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha, ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha nta mbaraga afite zo kubu ishumi ze zose ziraza za ninja, hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira za ninja. Ininja ziri mu moko Kigali hasigaye hari ninja, hari n'ininja ziburira mu myotsi, hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari. na Jean Marie Mikoroje boye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Kadi uyera umuyobozi wabo yapfuye. Twese tuzapfa wana nabirenze, ahubwo ikibazo ni upfanye iki, imirimo myiza cyangwa imirimo mibi? Twe dupfana imirimo myiza. My condolences. Condolences mwana. Bibesco, Bucharest SPD. I worked. Bayita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. Ati harandi makuru menshi nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga muha makuru. I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. Okay. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahura ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi umuvandimwe we uyavayo. Abanza yitegereza modoka yose avuye hano kurikirane. Batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika. I'm sorry for your loss, man. Nanone reka nkubwire ngo ihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. Was there when they took him? Nari marugo bamutwaraga cyase bamwicaga. They. Bande abo ngabo. A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are. Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Munganizo rangije yatse n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabisha umuvandimwe arabazi ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiye. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Negereza ara ku muryango bebiga. Baby zo nazo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorori. Afaye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga abasare mbera byombi. Yeah, ko bagenda Mason yabarebaga.
Mason umwungarizo yapfuye azaho bari abagabo bavuye katorore njina mindani muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi yinjira muri ya sare mbera byombi naromiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona ari kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katorore uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kani shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite sare imbere byombi n'imbere miki sasu arasa amatara Gabriano kuramo kandi umeze nk'icyuma uyafana umurinzi ashaka gufa mu baga akaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore usura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu sasu ku bagabo ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye bavuze ifanke ngenzi njyana y'ifanke nta rindi jambo rya F nzi na rimwe usura kuri telefone aitamagara igitaraganya iryo joro amagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man, if tibazo hano nyeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. I gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuzagura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Payne urakora ibiki? An exciting round of word games. Niwe hari ikibazo ufite. You know I Urabizi? never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanje nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Abashinzwe umutekano bakirohara bakomanze. Soka ukomanze naga mubona usonye Okay. Mumenyereza ko ejo naho ndi muntu uriyo sha katururi ko gakora isuyime ngo komana use nibike he rupipira nifite umuteto do mama papa umuteto yumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy pita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu gatsata kabosi sura ye dore nuko kabosi pita barayitwara bagiye ku bantu barabicira ibyo bikomeje kuba ni Payne wa muri Amerika Shit. Ski I want to see you in my office first thing in the morning. mu gitondo ze muri ofisi yanjye For the night. iri joro ntugira ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryama unafande mu gitondo ngo muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba kuri telefone uyu mumuje kuvugana na Payne yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara Payne ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Payne yahise avugisha Payne It's Payne. uyu ni Payne We need to talk. dukeneye kuvugana When and where? ryari hehe when and where ryari hehe yahise amurangiraho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira Sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara
mu madive bahise pangura mu kabari ko mu madive mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenya ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Came from Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje ashe kwiga ngabo. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose ariko bamaze ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumbuye umusore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard you wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka. Ibyo nabyo narabyumvishe. Kumbe yanzu yako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I called Payne. I'm about to meet him. Nahisemo amagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye Fande. That's exactly why I know I can trust Mason? I Mason? do this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana. Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he? Mugiye guhurira Fande se maze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You Iki? better next know where you are? Baby, Ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. it's not good for you. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru rurabo kwa musore wacu disi ni umuhehesi. Afi. Sinzi ibyo mwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinjye mwamwere musore nawe ati cyane rwose. Nimba mbwiye ajye kumugurira akantu. Where is he? Ari he? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Payne kumbe yarayibese n'umukobwa. Payne. Wait a minute, John. You didn't come here to see Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to Wimbeshye. see me. You can Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe, Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. Say more problems, huh? Mani ikibazo ni kimwe. Nticyakira. Sha, wagira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Haka none akazi kose ni akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita ni akazi kazo. Baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? so what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Fight. Come on. Abona wa mukobwa bari kuganira. Kabakwereke. Ubwo yakurikiraga ikirebe, muvandimwe akimara kubona ngo ibyeri kuri iyo kasete, ukuntu uyu mugabo yishe umuntu, amwica nabi, muvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu. Ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye. Dore ngiki cyishe umuntu. Ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe. Ngakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu, wacuruza ngenda nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda. Byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa. Iyo makuru bari kudaye cyamwishe. Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me? Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu yaramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uriya watatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano, niwe nyiri bamansuzi ba hano. Comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in.
You say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo ivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba amansuzi bashyashya bano amansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha basengurutse ibiyobyabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano amansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira y'abakora niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the evidence by Anash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Which? Uyu ni Branch umamagaye. Branch. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're the same fucking team. Njye turi ikipe mwana. That. Yeah. Akiraha imodoka yaka inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona. Simusatira iparika hano. Acaho. Uvuyemo. Jya kurayibona. Shyira ku ruhande. Box. Brate. Kick. Shyira ikigabo hasi. Hey. Yeah. Sorry. Sanga bari bamuteza agaco hakurino. Harabamurebaga. Kumbe hirya hari undi mugabo uhahagaze. Byari. Asi. Box. Box. Punch. 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 Kumenyo n'umuhate n'umurava kugira ngo utabare ubuzima bwawe. Kigabo arakica. Nabari bamwatatse. Kureba umugabo yabonaga hari yaramubura. Umugabo yabonaga hari imbere aramubuza. Bese bite? Vuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe ko utabara ubuzima bwawe. Iyo ugose uko abandi barabikora. Ubuzima bumeze. Shira nyuma imodoka. Iramugonga. Iramugonga. Umusore ndore ngo baramugonga Mason. Yeah, imodoka icaye musigaho. Yeah. Garakeye. Kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibereye biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Yarazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we gushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona njyewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo sinzi ubwo ubona kwizera n'ifite yasizwe n'umuvandimwe we. I've got the $5 million that Ash Pulaski took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashwaya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother. Ndagira ngo mva amagambo muvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga umama amakuru bita Paul Cash yansigiye $5,000,000 z'idolari amanura urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za Batoro ati Batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosiye izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John. Niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari $5,000,000 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya Toro iriya sendika yabo 5 mil. 5 mil $5,000,000 kwereka muri iryo joro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa Barumani Monica bari mu nzira bagenda Joe Figara bitambika. Joe, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde? He was just a customer. Yari umukiriya usanzwe. Sorry?
weke Just a customer. yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box bagabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Lupita nyo wambwiye Think I'm fucking stupid? ushaka ndi ikigoryi Fucking stupid to you? Asked you. kuri onse nk'ikigoryi nsubiza He's my ex. He came to. uriya mugabo ni umu ex wanjye umu ex payadi twahoze dukundana It's the customer, huh? yari umukiriya we simubwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. we turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabara ukoramo n'akabo. Talk to me. I don't know anything about it. Njye nta kintu nzi ni ukuri. Lie to me, bitch. Mwimbeshya bitch. Uyamutera ingumi twagiye Lupita bacisheni. Wibarasa genda ubafati. Wibarasa genda ubafati. Kiraciye. This is gonna be fun. Ibi bigiye kuryoha mwana. Oh, fuck it. Yeah. Payne, I think they killed Valley. Ndakeka bishe Val. He said we were gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe. Val wike bamurashe. N'umuryango we wose. Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. Yagomba kutuzanira ya kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye. Same at the house. Nahamagaye nimero ye mpamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba. He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. Ubu nanjye umuyobozi birabigize ibyana bitwa Tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wa nyuma. Yikeka ko ari wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga. Nanjye ndahari babyukiye kuri byeri. About this Ash Pulaski guy. Banza umbwire kuri musore bita Ash Pulaski. He's your brother. Wa ndo usigiye miliyoni. Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. Uwo niwe wajyaga usigira uwo niwe wajya guha amakuru umuvandimwe wawe. Yega amakuru umuvandimwe we. Uruko umuvandimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5. Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Pulaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga n'umuraraza akabwira polisi bera abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze ku barara bita ma snitch. Snitch kandi bari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Naromi. Wanted Vig. But he was determined. You know how he was. Fuck, man. I miss him, man. Mwana umuvandimwe wenda namukumbuye tu. Kuno yari yimereye. Muvandimwe yakoraga akazi neza. Yari umwunganizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati mwana nari ndanamukumbuye tu. Buryo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari igi yawe nyine. Love all the time. Njya kumva ijambo igi naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 karamwe yokiga mu wa 3 primaire twarahuye yara kuri 40 ngoroka inguri igi ndumirwa igi se nicyo mwana ngoroka inguri igi kiga mu wa 3 birancangara uyu munsi sindamenye iryo jambo. Wait for you here? No. Kumbe no bidatinze umukobwa baje kureba ni umukobwa akundanaga nanone ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Payne. Going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza ndayitsinda. Hano hari uhari cyane gutya kicaraga kure y'impeta. Ni wa mugore bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu. Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore w'umukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while. I loved him. Harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga. To save me, you know. Yashakaga kuntabara. But from who? Agutabara nde? Kakana. Karumuna kuriya. Hi. Wait. Hey. Wait. I know you. Nakuzi. Since you were this big. Guzura kana. Yeah, now I am. Abo narakuzi uza akazi ndimu, uza akazi nkora. Worked with Uncle Cody. Wakoranaga na Uncle Cody. You doing okay? Meze neza. Yego. Great. Buramba numiwe. Amaji. I miss him. Kana kigize ngo nakaji. Me too. Nanjye ndamukumbuye. They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica. He's the devil.
gusa witwa Toro niwe sekibi. That's what they really do. Traffic drugs. Bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi umukobwa yoza korera nawe barabagize banabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutsa ibiyobyabwenge ndetse n'abantu. 15, John. Gashiki kanye karumuna kanye gafite imyaka 15. Ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokirita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibiyobyabwenge babizengurutsa. Kuki utabacitse se? Nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankuriye. It might as well been him. Vig does the hitting, it's his thing. Ati mwese wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro. Ati Vig ni ugukubita cyane ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro. There's a major shipment going out. Muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa. You too. Karunika karumuna kuri agafite imyaka ngo 10. What the fuck? Joe Vigari. Gishumuga amagambo yavuze. Who the fuck are you, pal? Yabaye nka cya kigoryi njya numva kivuga what the fuck amwa nimba ari icyaye. Cyaye hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasomye gira what the fuck uretse umve. What the fuck amwa. What the fuck is going on? Neza rwego rwajya baryitane. Okay nago korodoro. Ni yitwa korodoro niko bambwiye hano. Who the fuck are you, pal? Urinde mwana uri cyane. Joe Vig. Ndashaka Joe Vig. Nago muzi urushi. Korodoro baramukubita. I don't remember who that is. Nago umuntu muzi urushi. None uramwibutse. You know what? Urushi. How about now? Ubu none uramwibutse se basi. Ubu none uramumenya. Ubu se byo bimeze bituri kumwibuka. Bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in the dramas. Man ngiye ibindi bintu nago nyambyinjira mu gihe cyo ngora mane ni ukureba kara kabari kanje n'abamansuza. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we. Ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Sani kigo jyano. Kigeze hano. Nabuyumvishe bazamuka. Matari yishana. Kuvayo. Ewe kick. Pusha. Hey. Se. Yo. Buretse. Nindwanyi. Hey. Hatinzamo. Yatarajya kureka rugondiye nepfusha. Hambe muriro. Ndapfuye. Mugeri. Ndapfuye. Mwana wampereje. Heza. Kura y'inyundo. Arayikaraga. Mugabo n'umugome kura y'inyundo. Joe Vig niwe nshaka. Joe Vig. Akira aho yumva abandi bari kuzamuka. Nanone agaruka kwiyishana. Undi wazamutse. Kuvayo. Fabrice y'imahoko. Ishido hasi. Fabrice nawe ntugahubuke. Fabrice sherifu wa mahoko. Na Romeo. Please upstairs. Ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru. Joe Vig ari hejuru. Kizamurayo. Fuck. Yeah. Kumbe hejuru mu gihe bari kurupima. Kubiro. Don't leave anything behind. Come on. Nemugire ikintu kimwe musiga inyuma mu terura akagoryi depoza hano kubita shawo bita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma Nyiragwe rinda genda tutabonanye nta mwanya mba mfite no bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nawe baracyabinyurira hako bapfushe ese ngiye bamfatiraho bambone. Everything you see around here, that man forced me. Umva ibyo ubona byose ngora hano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa. So you've seen him? Ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona. From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenye isura ye. Boss wawe. Boss wawe nagwa muri isura. He only comes here for Lacey, please. Ageze aje kure witwa Lacey. That man is obsessed with her. Umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey.
Resi kandi ni wandi wakundanaga n'umuvandimwe we. Wa undi bari kumwe ku manywa. Yaje kureba Resi. Bone wenyine uzi isura. What? No. Tell him that. Ati barambwiye ngo turamuzi ntago muzi bibwira uri. Believe me, John. I love Yizira John. Toro, he's crazy. He thinks I'm his and I Toro yaransariye siko mukunda ariko ntago nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody. swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Cody. Umuvandimwe we nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. At 8 o'clock at Mogoshwaya Palace. Umubwire dore muri Mogoshwaya Palace. Mungore ya Mogoshwaya. Big is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire azenda mu miliyoni z'eshanu we akurekure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Mogoshwaya Palace. Now you say you love Cody, right? Kandi wambwiye gukunda Cody umuvandimwe wanjye. And you'll do this for me. Ubinkorere basi. Wikorere n'umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunye ni eshanu z'amayero. Musora zawo ziri. Bari ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya ibunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari. Mogoshwaya Palace. Mogoshwaya Palace yangore ya Mogoshwaya. Mogoshwaya batangiye kwitubwiraho. An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane. Ngicyobo kirekire kidafite igarukiro, ngicyo cyobo bavuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep. Cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba koko iri ari irembo ry'ikuzimu ni ya magambo y'umusore Payne. It's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi cya nze kukica icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagezi ba nabi nze kumwica manuke muri icyo cyobo turiwe kare wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gurira bari kuri Mogoshwaya Palace za Kunino batangira gutega ibisasu. Bo ni babiri bahageze imbere batumije uwitwa Toro batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. Bimeze bite? Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. Nakubwiye bakiraho uyu ni sniper arizaje. Mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Payne bwa cyagera. Payne dufite abadukurikiye mwana abaje breaking off. They're flanking us. Hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha. Bega na gatego. Yeah. Bavayo. One van headed to you. Last visual on the other two. Indi modoka imwe ije gusatira ariko utirengaje ko ari izindi zaciye ku ruhande. Katururi. Ni sniper uri kumucungira. Second possession ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba. Hari van yaje isatira hari. Yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. Baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona. Katururi. About 6 on foot on the ground. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka ubwo n'abantu batatu.
ibirenge bitandatu ku butaka. Hano baginga abakomando rero muri Amerika ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye. Harufu mu witwikiri. Pain. Pain ni Toro. Toro ngahora yitwikiriye, nta muntu umuzi isura. Nta muntu umuzi. Urabizi? Hano barambonye ndahinduye. Arahinduye. Ku ruhande. Toro yaje. You wanted to deal with me? I'm right here. Nimba ashaka uyu mukobwa ari hano. Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. Ndabizi uraho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye. Moving to the south of the palace. Copy. Bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over. Abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma. Fitting grave for John Payne, who walks among the dead. Ati Payne bagiye bavuga ngo uri umuntu ugenda mu bapfuye. Mbega we yica abantu akabazengurukamo. Did you know that? How'd you know that, Toro? Torori. Coward! Kigwari! Vayo! Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Pain. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. Murase. This is for his family. Reka murase. Arashe! Tararasara ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande. Byica umuti. Torori. This is for Monica. Kana Monica isasu. Monica ni wa museriveri. Sasu. Hey. Torori. Masasu. Sniper. Arabafite neza. Basa ijoro ririya. Ndeba kure yo kumuna zaba sniper. Ireba nkaho ari ku manywa. Too late for running. Hey. Sasu. Kizona abacyari ni Toro. Bosi wabo. Gatorori. Sasu. Ku bagabo sniper hejuru abona neza cyane. Sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri ngemba mbizi. All right, Toro, let's do this. Sawa Toro reka bino tubikore. Toro nta muntu umuzi isura. In the chapel. Let her go and I'll take you to it. Eko mukobwa cyaho mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero. Mwereka amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gutana aramukurikira. Bucece mu gace. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi? Mwari mwumva nsamara wapi? Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kijikuzimu. Ngo bagiye karinzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura muri ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nsheri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite n'akabantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari. 5 million and disappear. Now hand over the case. Oh, you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know I already figured out it was you. How long you Uzigena kumenye? Usarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi. Munsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video. Nibutse umunsi wa mbere ngumana n'imbunda. 11 with our old unit insignia. Nahise nibaza kubona nakubona n'imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Kubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is gonna end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Yaza kuba ko iciwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko Toro mugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati mugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe hano waje
undi mugizi wa nabi gatorore saa y'ijoro bucece Looking for me? ushaka njyewe Oh yeah. yego Cut you just like I did Valley. reka nkwishe nkuko nice Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we tangiye kubyibuka icyo kigabo arakizi ku kiriyo yarakibonye cyari gihari ntahagaraho gusa kigabo arakizi kigabo arakizi cyakoranaga na Briggs yarakibutse cyicanyi cya Briggs tera Briggs ni toro kubaga wapi tambaga kubaga zibukira katorere bose ndwanyi winera icyuma bose babangutse hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibuga bw'abandi buceho bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda mbega kuri iyi si nimba uri no kunyumva n'akazi kose ukora n'icyo uri gukora cyose ni ugukanura cyane ukaguma urenze niko gahunda bimeze hariyo ugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. none kucishe Kodi ati Kodi impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari nge nari nkeneye ko Rasa nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Kodi hari harimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Kodi wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nose umuryango wa Valley They all had to die because of your Where's your case nago nyigwereza Pawns, John. bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game. Decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. sunikira hano iyo kese hano murava tumuhate kugira ngo urabe ko ubuzima bwawe buguma mu kibuga bw'abandi bugaceho buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuba bimeze no guhangana byaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo ni Kinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendiji I know what's gonna happen. nzi ibintu bigiye kuba giye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye nta ngaro hanyuma mugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote ko tuba twaravunitse hanyuma uyu mugabo menya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza nibyo wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition iyo bahinnye bavuga ammo ibi bibiri bivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya naringiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyuha kuya kike bimeze bite bose Osara abakomando kigabo ni gisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanje ifi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho ni amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri Muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J White baramuzino nkuko banzino kiramuyora cyo n'igipagasi nago kirwana nk'abanyamujyi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana n'abanyacyaro bakora garici ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garici ubundi wo muri football y'umugabo yizanye buretse Toma nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu
uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi wenge arakubita umugabo ariyemera jawe sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe n'uko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi yabibabaje ku busango wagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakunino wari uhari ni ahantu kumbe dore wa mugore Lesi I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje ngo userive yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Ko umugore yisirinde izina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye n'undi wakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe n'impanuka kumva uyu mukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi. Kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yakuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi. No, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Lacey. Lacey. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa. I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe. Cyase commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicarano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Gutya asiga kaga kese ke yari yazanye yagasize hano mana kungako nawe gakenyerereho nyine ngakenyerereho ye gakenyere barakansigiye ngo akenyere aza kwicara hano katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mu gihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose.
ehe yabonye n'ifoto. So you gonna stick around? Wese uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanje nshaka ibintu by'amahoro n'iturize nta kindi. When I'm in New York. Yeah, for sure. Harya ukari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo ndaramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko wabanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Exaggerate things because abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo rigera avuga ati abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyangwa bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na agatafari kanjye ntago mbikeneye. Yecho. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiyo bori ya unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wasanzwe kimomo kibahana abamuzi nibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ibyo gusobanura ababimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.